sinkubeshye papa mukubise amaso ntago nyine yagaragaje look nziza. Urumva uri ku rwego rwo kundana n'imbobo. Nyine urumva no kwakira n'iryo jwi ngimbobo kandi we ukunda birababaza. Yego. Ewe nibiba ngombwa tuzabana ababyeyi badahari. For real? Yeah. Biba bibabaje nyine gukunda umuntu mukamara imyaka ini kandi ubona ukuze. Kibaza nyine nko kujya abantu ubundi kintu nshaka kubwira abantu impamvu nabizanye no kwitangazamakuru nkanababara cyane. Yo. Nago hanyuma hari ikibazo ngiye kwibaza. Umusore waramwegereye umubwira uko bimeze uko iwanyu babyakiriye cyangwa se warabimuhishe nawe uyu munsi nibwo abibona akavuga uti ntabwo akunda amafaranga azantera ibuye. Batari ibanga mwateganyaga nko kuzakora ubukwe ryari byose abantu bageze mu kwiyereka ababyeyi haba hari gahunda ifatika. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi ndabashimira cyane mwe mwese mwakoze subscribe utarayikora nyarukira kuri GASARO TV ntacyo bitwaye ukande ako kazogera k'umutuku ngira ngo rero kuko mudahwema kungaragariza urukundo mbasabe mu nyarukire ku ndirimbo nziza cyane iyo muri kumva muri background yitwa nta gusubira inyuma ikaba ari iy'umusore cyangwa se umupapa rwose uzi kuririmba cyane ndetse harimo ubuhanga hakaba harimo n'inyigisho n'ubutumwa bwiza bw'Imana. Nyarukira kuri YouTube channel yitwa Olivier Big ukore subscribe ndetse wisharinge ubutumwa bwiza bugere hose kwisi ndetse ndabizi neza kuzagaruka gushimira ndetse nanone nagushishikariza uri umukunzi wa filme ko wareba filme yitwa Rugozi series ndetse ukanyarukira YouTube channel yabo yitwa ni Heza TV. Ndakubwiye ngo ni filme nziza ndetse ikinanye ubuhanga uzagaruka unshimira. Ndagushimiye cyane rero wowe ugiye kubana natwe ndetse nuko udahwema kutugaragariza urukundo. Ndagushimiye cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Ati cyane nawe urabizi? Ndabizi. Ni icyo kintu wikundaho? Nkunda amaso yanjye iminwa byose ndabikunda. Urikinnye koko ariko ni byiza. Jewe nkunda oya hari umuntu ariko ujye uvuga ngo ku bakobwa ngo iyo wivuze kuri mwiza ngo wibona ariko rata ntago ari ubwibone icyambere love yourself. Sibyo rata? Meze neza. Meze neza cyane. Impamvu mvuze gutyo umukobwa w'igikara videographer ze kumyerekana neza bajya bavuga ngo muri iyi minsi ngo nta mukobwa w'igikara wabona. Oya barabishi ntago bavuga igikara cya kintu kinuka abakobwa birabura. Abakobwa birabura birabura. Ariko ngenda cyahari ntago ahubwo wansigasiraje yego karushaho. Nikiye mpamvu utifuje kwisiga kandi njye numva ngo bita kamukesha. Impamvu ntifuje kwisiga nkunda kuba nirabura. Mwongera irabura papa irabura. Nakuze ariko mbona twese mu rugo tumeze gusa dufite n'abana b'inzobe ariko nge nakunze kuba nirabura. Numvaga ari byo byiza kuko numvaga ntakibona mu ishusho n'abaye inzobe gasanga nisize kamukesha mwe nsigikara andi inzobe. Barashimye kuntu nago ngo nameke color niko njya numva bisize. Nago nakivanga amarangi rero byiza ngumana rimwe. Hanyuma tuzi ko abakobwa bagiye kujya muri interview akenshi bajya kubyangwe koko. Ku buryo ari n'abanje mamagara ati nagiye gukoresha makeup muri salon ati ariko uyu munsi kabisa uretse kanu kamwe akamaskara gake nabwo katagaragara kubera iki wowe utagiye mu byo cyangwa se iminsi yose ni kuhora. Nje undi nago nkunda makeup. Wenda nisiga karabero ariko makeup nago nzikunda. Hari umuntu uzisiga akaba mubi yaba ari naco akaba ari bwari namwiza. Ngewe nisize makeup gumbizi marumva atari nge. Niyo mpamvu nkunda kuba natural kugira ngo nyine mbe numva ari ngewe. Hanyuma hari drip mbona wambaye deshire which is good. Air Force ingofero kubera iki ibyo nibisanzwe ingofero yese uyishyiramo ukayirebesha gutya inyuma ibana nk'abarasta kabisa. Ndabikunda no kugira ngo nyine abantu babashe kubona kukubona neza. Niryo ari wambara ijipo? Ijipo ndayambara. Nshobora kubyuka nkambara ijipo cyangwa nyine biterwa. Gusa kenshi nk'iyo ngiye gusenga nkambara ijipo
cyangwa iyo ngiye mu mashow nyine biterwa naho ngiye. nabonaga mbese style yawe ari nko kwiyambarira gutyo neza. Nikundira kwiberaho nk'ikijama. Hanyuma twaganiriye byari na byiza ariko bigeze kuri uyu munota tutaramenya ati kuganira nandi. Amazina yanjye nitwa Umunyurwa Faustin. Ego Faustin. Abanzi benshi bakunda kunyita Sami kubera byaturutse muri filime ya Superstar. Niyo mazina yanjye. Sami Umunyurwa. Ufite izina ryiza. Iwanyu bari bazi kwita kabisa. Ubabwire ngo nabashimiye. Hanyuma ufite story navuga ngo itandukanye n'abantu b'iyi minsi cyangwa se n'abakobwa b'iyi minsi. Turashaka noneho tuganire kuri story yawe ndetse nzi neza ko iri buze kuviramo benshi badukurikiye isomo rikomeye. Ari njyewe hari iryo ndi bukuremo ari no gukurikiye. Sanji urebye story yanjye ntago navuga ko gusa irababaje bitewe n'umutima w'umuntu ukuntu yabyumva. Hari umuhungu dukundana. Yego ndamukunda kabisa cyane ariko cyane ndamukunda. Umuhungu numva nyine nshaka. Yego numva nyine yujuje buri kimwe cyose nshaka. Ari ayo mafaranga arafite, ari ubwiza arabufite. Yego ariko hari akantu banje kumentioninga ngo ari amafaranga. Abo yatayafite ntago mwakundana. Urumva njye namukunze ko byose bifite. Hanyuma iyo aza kuba atayafite ariko I like it kuko uri honest kabisa. Kuko nago njye ndafite amafaranga. Kuko rega buriya nubwo avuga ngo gukunda umuntu ngo urukundo rurubaka. For sure nago waburana kuko ukunda n'umuntu ngo bigende gute kuko amafaranga rubaka. Amafaranga ni byose, ahari urukundo ruruhari. Yego. Hanyuma uravuze ngo afite n'amafaranga. Urukundo rwe rushingiye ku mafaranga? Komutera ntago rushingiye ku mafaranga. Ariko ngi numva kuko mfite umugabo ufite amafaranga cyane nyafite ko nayo ndashaka. Ntago nahitamo nabi. Nese ngi nkubwire se ngo nshaka umuntu udafite amafaranga no we. Ufite urukundo? Habaye ushaka kuvuga uti ufite urukundo ibintu tuzabishakana. Sandri gushaka ubu ikintu waba utarashatse mu myaka ingahe muzabishakana gute? Kuki se mutabishakana muri aba FIANCE none mukazabishakana mwarabaye hiyongiremo n'abana? Nukuvuga ntabwo akundana umuhungu umukene. Ntabwo mvuze umukire urenze ariko ntabwo nshaka umukene. Bega principe zawe. Kuko ntago umuntu wicaye hasi sibyo n'undi yicaye ntago ashaka kuguhagurutsa. Mwese mwicaye hasi ntago ntawe hagurutsa undi. Ariko umwe ahagaze yahagurutsa wicaye. That's why niba nge nta bushobozi bwinshi mfite bwo amafaranga menshi nshaka ufite menshi kugira ngo tuzamukane. Yego. Bega umukobwa uri seriyeze aranabivuga nta guseka nta mikino. Ngeze ku mafaranga ntago naseka. Ni ukuvuga rero uwo musore bishoboka ko haza n'undi yamurusha nawe ukamureka. Kuko we impamvu mukunda byose arabyujuje. Ntawo musimbura kereka agize ikibazo kereka wenda apfuye ko simimwifurije. Hanyuma akennye bibaho ku muntu akennye sava ntago namwanga sibyo ntago namwangira ko akennye ako kanya ariko burya nta muntu uhitamo nabi. Kano kanya ntago ambwira ngo nimpite umuhungu ufite urukundo ukennye ahubwo ndashaka ubifite byose. Nshaka ufite amafaranga ufite n'urukundo. Aramutse akennye rero turi kumwe nabyakira. Ariko wawe rero byose inusahara byujuje. Arabyujuje ibyo nshaka. Imana ishimwe. Nimba koko amahitamo yawe yaramukwerekejeho ikakwerekeza kuri wa musore ufite cash. Afite byose kabisa. Hanyuma biza kugenda biterera. Hanyuma twarakundanye turakundana n'ubu. Tuza guhura mbere twayatuganira akambwira ku bintu by'ubukwe ambwira nkamubwira ati ariko impamvu namuhakaniraga numvaga nyine ntari ready nyishaka kwirira isi. And then nyuma nza kubyemera. Mwari mu marenge kingana gute gupropose? Like 3 years. Yes. Imyaka 3 ni myinshi. Myinshi kabisa. Noneho turayipanga mwirika abafamiliye. Yego. Ako ntago nigeze mwirika papa na mama. Yego. Ndamwirika bose bamuzi nanjye abi wabanzi hama tujyane wabo.
masanga afite mama we gusa yego mama we yaranyishimira aravuga mbonye umukazana gutyo nyine ubona bishimishije mbona ko banyakiranye urukundo numva ko nta kibazo nyine ndumva ndabyishimiye yego and then noneho igihe kigeze ko ari njye umujyana mu rugo nabanje kubigiraho ikibazo ko mu rugo afite dread nziza kabisa nta nubwo mba numva yakogoshije muri make birashoboka ko n'ibyo mukunda n'izo dreads ziri nazo ndazikunda yego ikindi nyine namujyanye mu rugo ariko nabanje ntaramujyanayo mbireho gato nabanje ndamupropose mwese byashoboka ko wakuraho dread ukogosha kubera iki kandi mwari mwarakundanye izo dreads azifite impamvu natekerezaga ko mujyanye mu rugo na dread bazambwiye nimbo uzanye ntago nyine bamwanga ntago bamwemera yego niko nabitekerezaga bitewe nuko uzi mu rugo uko bameze abantu bakunda hanyuma kuki we wagiye wenda ndibaza iki kibazo ushaka kuzi conditions ziwanyu kuki wagiye ukunda ama dreads kandi wumva wenda wanyu byaba ikibazo sindumva niba koko byarabaye ikibazo ntago urakomereza dukomeje gato reka mari ngusoreze nta kibazo ndaje kumujyana mu rugo bose koko narabibateguruje ko hari umuntu uri buze sinkubeshye papa mukubise amaso ntago nyine yagaragaje look nziza wahise ubibona nawe nahise mbibona gusa we baramumuhishe na mama ubona ntago babyishimiye gusa baramwakira amaze kugendera bambwiye se uriya mukwe se niwe utuzaniye babikubaza yego ambaza se uriya mukwe wa Madrid urumva uri ku rwego rwo kundana n'imbobo urumva no kwakira n'iryo jwi ngimbobo kandi we disukunda birababaza yego ntago ko kanya narakaye ngo mbwira ababyeyi nabi mbabwire ngo biki n'ibiki naratuje gusa nza kubisobanuraho mama ndamubwira nyine ndamukunda kandi nyine ibyo asabwa byose arabyujuje n'umugabo wakubaka kuba sucedred ni nkuko nanjye nsuka yego ni nkuko nsuka nuko akunda umusatsi gusa nyine barabyanze kabisa bambwiye ati ntago bishoboka ntago bishoboka niba ari nayo mahitamo yawe ushaka undi ntago ushaka kunda n'umuhungu gusa ku bwanjye kuko ninjye wakunze ntago ari bo bankundiye njyewe nibiba ngombwa tuzabana ababyeyi badahari for real yeah hanyuma umuntu abakunda ababyeyi be cyane kurenza undi muntu wese ndetse hari n'abakobwa ngengana nawe akamubwira ati njyewe ntwaye umuntu wacu kubera impamvu wenda zuko bamubona ko atari umugabo twazubaka nako ibyo byose ubu muzi kurenza abantu biwanyu ati ubwo namureka kuko biba ari nk'umuvumo w'ababyeyi yego ntago ariko mbyumva kuko nkunda ababyeyi banjye cyane ndabakunda kabisa ariko ntago bambuza amahitamo yanjye kuko mpamya ko nabo bankunda ntago bambuza icyo nshaka ariko hari igihe umubyeyi ashobora kukubuza ikintu areba kure tujye twumvaga ababyeyi bacu mbese nk'urubyiruko cy'abantu tukiri batoya usanga hari igihe twebwe tudasenga hakaba hari imitego duhura nayo tukayirokoka kubera amasengesho rimwe na rimwe ababyeyi bacu ntekereza ko rero umubyeyi koko abona niko mbitekereza wenda uwo musore ari umuntu mwagerana kure sinzi impamvu yamukubuza urebye hari ukuntu umubyeyi yakubuza umuntu ariko wowe wimananye umuntu n'imyaka 3 umuzi nubwo yakwereka wenda inyuma nakwereka imbere wenda akakuryarya bibaho ariko ibyo byose umuzi nyine ibyo akwereka ubizi yego uba amaze kumenya kugira mujye ku rwego rwo kuvangurika dupange mariage mwamuziranye rero simpamya yuko niyo baba bari kuri biso direct bakazibona mu bobo nge naga ariko mbibona kuko mu rugo nago bazanyubakira nziyubakira babaye banyubakira bazana umuhungu bakamunereka imbere ati ngaho nyine umugabo wawe hanyuma mu rugo wagerageje kubakumvinka ubona biranze kuko ntekeza ko umuntu ageze ahantu azana ikintu ku itangazamakuru hari impamvu aba yifuje kukigezaho impamvu nuko byambabaje cyane n'ababyeyi wenda babyumve byarambabaje ko biba bibabaje nyine gukunda umuntu mukamara imyaka 4 kandi ubona ukuze kibaza nyine nko kujya
kuvuga ngo utangire indi relationship biragora kandi uhakanira umuntu nta mpamvu. Urumva bite bigutera ikibazo uyu munsi niba bibona kwitangazamakuru kandi wenda bishoboka ko ari kuganira nabo wenda bakabyanga burundu cyangwa se bakabyemera, niwe bukubwira ute se kuki wahisemo kujyana ikibazo twagiranye kwitangazamakuru? Oya, ntago mbizi ukuntu bari bifate. Ntago mbizi, gusa ngiye impamvu nabizanye nuko byari bimbabaje, numvaga nshaka ko abantu bose babimenya. Ntago abantu ubundi kintu nshaka kubwira abantu impamvu nabizanye no kwitangazamakuru nkanababara cyane. Ntago nkunda kugira, ntago njya nkunda gushyira ibintu byanjye hanze, ariko birababaje. Ntago abantu bose bumve ko ntago ukuntu umuntu ameze we niyo muziranye yibona ngo afite dread ngo uvuge ngo ni imbobo, kuko ashobora no kuba atazifite kandi ari imbobo koko. Nibyo nshaka kubwira, hari igihe ubona umuntu umuhungu wenda yogosha ordinaire yambara iyo costume cyangwa amatise, ntago yambara amadeshire, ariko kwambara k'umuntu ntaho bihurira n'uwari we, imiterere y'umuntu physically ntayo bihuriye. Kuko ntago wenda dukunda ubwiza bugaragara, ariko ni mu mitekerereze y'umuntu nabyo bikenewe. Rero kubasuka dread, kuba yagize gute ndabimukundira, nawe yumve ko hari hose ndabimukundira. Hanyuma hari ikibazo ngiye kwibaza, umusore waramwegereye umubwira uko bimeze, uko iwanyu babyakiriye, cyangwa se warabimuhishe nawe uyu munsi nibwo abibona akavuga uti ntago nenzi ko iwanyu banyanze? Sanje urebye ntago ndabimubwira, kuko icyo kintu kiragoye kujya kukimubwira. None urumva nanone gutari buteze ikibazo, inshuti ze zirakuzi, zawe ziramuzi, nabibona kwitangazamakuru utarigeze umwegera umubwira uti mu rugo iwacu ntibagushaka, dukore gutya na gutya? Impamvu nabishyize kwitangazamakuru ngiye birangora kuba nabivuga nkabimubwira, bya ntago nabwo nabishobora, ariko wenda nabibona cyangwa na bagenzi be bakabibona, inshuti zacu barabimubwira. Mbese njye arambaza asa nk'ushaka kumenya ni ese nibyo, arabambaza ari yego cyangwa oya. Yego. Hanyuma iyi saha uramutse ukoze ubukwe iwanyu niba butahe, urumva bitaba ari ikibazo gikomeye cyane ko arabavuga ngo ni umuvumo w'ababyeyi, nta mwana washyingiwe afite ababyeyi niba butahe, mbese ngo ni ukwikururira ibibazo bikomeye. Wakemera ukarungurwa iwanyu badahari? Bibaye ngombwa umusore akubwira ati okay, niba iwanyu banyanze, niba unkunda koko dukora ubukwe, gusa tugiye kuri apati y'ababyeyi, mamye ko uyu mubyeyi agukunda n'ibyo ufite, uri umwana we, kuko waba twise amezi 9 akajya ku gise cyawe abagukunda. Ngiye rero umuntu nkunda, kuko ababyeyi bambwiye ntibaze mu bukwe bwanjye, none se ababyeyi badakunda uwo nkunda ntago nashaka, ntago bifuza umusaruro umvamo, rero nabukora badahari. Yashaka kuvuga kondisiyo ati toshaka umukomeze gutya n'urugero, ariko ngiye ndumva nta n'impamvu kujya umubyeyi gushyira amananiza. Oya, ntago baba bari kungora, kuko njye nawe nkunda kujya muri relationship cyane, niyo mpamvu rero kureka umuntu ngasubira inyuma byangora. Hanyuma iyi saha ni urugendo rurerure, imyaka 3 ubuziranye n'umuntu ku mugani wawe, uri gukoresha ijambo ngo gusubira inyuma ugatangira zero ku muntu mudafite icyo mupfuye. Umusore bishoboka kuki udatekereza uti nzamwegera, nimba ko kankunda by'ukuri mubwira ati please mbabariza dreads uzikureho, mu rugo ntibabyishimiye, kuki icyo kintu iyo ntambwe utayiteye? Vuga uti ndakwingize nimba unkunda kugira ngo nkubure, aho kugira ngo nitubane nge nawe ndi fiance wawe, mbabara dreads uzikureho, urebe koko reaction ye, ese koko umuntu arankunda cyane ko burya bajya bavuga ngo umuntu ugukunda yahara byose kubw'urukundo. Icyo kintu cya dread nabikubwiye kare, nigeze kwimumaza umusaba ko yazikuraho, nigiza nkana kuko numvaga ko nabamubangamiye, kuko tumenyanye imyaka 3, ariko yazigize ku myaka, bagize imyaka sinzi ngo bakwivuga, gusa yagize imyaka 32. Dreads yazigize afite imyaka 21. 21? Yego. Ubwo zimanye imyaka 11. Rero urumva umuntu waragize izo process zose, akita ku musatsi we, akagira gute na gute na gute. Nakira tukimenyana koko nanjye ntago nabipreferaga cyane mvuge nkunda dread, ariko nyine yanyeretse kazi kunda kandi nkabona byitaho, ziba zifite isuku, mva na mpamvu rero nawe arabyanga, ntago ushobora kuzikuraho. Kereka hari imiti irimo rero, kuko wise confirma ngo ntago ashobora kuzikuraho. Nuko nzi ko nyine bitashoboka nyine kuri we. Okay, yabikora mbishyizemo itegeko,
ariko namubangamiye nta n'impamvu yo kubangamira umuntu mwamenyanye ibyo ari byo byose umuntu mwarahuye akuze ikintu cyose barakoze baragitekerejeho hanyuma iyi saha watubwiye uti ndi mukuru ufite imyaka ingahe niba atari ibanga oya imyaka yanjye yo ntabwo ari ngombwa kuyivuga gusa ndakuze urakuze umukobwa koko uri kujya mu kigero cyo kurongorwa ese kuki abakobwa mutinya kuvuga imyaka yanyu ku itangazamakuru abenshi niba mpuye n'abakobwa 3 ku munsi umwe cyangwa se ntanavemo ntashobora kumbwira imyaka ye umwe byibuze n'uvuga imyaka ye abandi 2 wapi uzi impamvu se ushobora gusanga nk'ubu wenda tuvuga urugero nshobora kuvuga ati mfite 25 ugasanga abantu muri komite urakuze uragabanyije imyaka hayigabanyije abantu navuga ndi mfite 10 yego ko niribu yabaye ni gato ari kwigabanyiriza imyaka kandi arakuze arakecuru rero ibyo nibyo tuba twanga imyaka ibi private uti hari igihe uvuga imyaka ugasanga muri comment kugutera amabuye bakagutera amabuye aturi mukuru urashaje ugabanyijeho 5 ibintu nk'ibyo ngibyo gusa umuntu mukuru uzi kure imyaka ashobora kundi akamenya imyaka mfite hanyuma ninde muntu waganirije icyo kibazo bwa mbere ugihura nacyo cyane ko wari kumbwira karati ndaremerewe n'ibintu byangoye guhita mbyakira ariko na n'ubu ngubu ndacyafightinga kujya ubyibuze urukundo rwanjye sindutakaze yego umuntu tuganira cyane mfite sister wanjye turi close kubera ko niwe nkunda kubwira ibintu byanjye byinshi ababizi narayimubwiye nyine nawe ntago nawe tubyumvikanaho kimwe n'ababyeyi we aranshyigikira kuko warambwiye ati we niba ukunda umuntu nta mpamvu nta kintu cyakubuza gukunda umuntu kuko niba mama akubwiye ngo mureke cyangwa papa akubwiye ngo mureke hari ibyo ari kubona ariko we ntabwo uri kubibona rero ejo nureka no gushaka uwo mugabo ukavuga ati kuri wa muhungu mureke ukajya hasi kongera gutangira relationship abahungu bari i Kigali ubu ngubu ugize imana ubonye ufite byose ibyo ushaka ntabwo urishobora neza kuzabona undi umeze gutyo yego n'urukundo rega n'urwa mbere iyo ukunze umuntu ni rimwe gusa yakanshyigikira gutyo kambwira ati tuzakomeza turwaze tureke umurwa wabyemera ariko nibabyanga ngenda hari ku bwawe uzemera ugende nyine ababyeyi ntuzabiteho ariko ndabizi niyo nagenda badahari bazangarukira hanyuma kuri iyi saha ababyeyi bawe bazareba iki kiganiro gira icyo babwira cyangwa se ubwira ikiri ku mutima wawe bazabyibonera nabo barabibona nibambona kuko ukuntu umeze ntabwo ariko nsanzwe meze kuko ubura nafite agahinda kenshi mu mutima ntabwo nishimye kuko iyo nishimye akenshi mba nseka n'iki kiganiro nkoze ntaseka hari benshi bari buze kukujajinga ati ahubwo uyu mukobwa ari kwanga kureka uwo muhungu kubera amafaranga yakurikiye ngiye nkunda kubaza abatumirwa banjye mbere yuko comment zisohoka ati cyane ko yavuze ko umuntu afite amafaranga uyu mukobwa ntago ashaka kumutakaza kubera ibyamuha ntago nzi ko bari bubifate gusa udakunda amafaranga azantera ibuye kuko niyo byose ntago ari amafaranga nkurikiye nayo arimo mu byo nkurikiye kuri we cyangwa mu byo nifuza kuri we n'ibyo nkunda nayo arimo kuko amafaranga azamfasha kubaho mbeho neza ndera abana banjye mere neza hanyuma uyu munsi waba umusore barakwishimiye urumva bo bari bwakire gutiye inkuru yo kumva yuko umwana wabo yaje iwanyu papa wawe cyangwa se mama wawe bakamureba nabi bitandukanye nuko iwabo musore bakwishimiye bo urumva niyo mwabana utazagira icyo kibazo ati umuryango w'umusore niba iwacu tutumvikana cyangwa se batumvikana nawo urumva utazabana nabyo bikugoye ibyo bintu biragoye ubu ntabwo ndi kubitekereza mbikurure kuko nta nubwo ndamenya ukuntu ari bubifate ntabwo nzi reaction ushobora no kudutandukanya nicyo ngiye kwibaza aramutse akubwiye uti niba iwanyu batanshaka kugira ngo nubake nsa n'uhanganye n'umuryango wanjye reka relationship tuyihagarike gusa ariyo biturutseho nyine akambwira ati reka tubireke ntabwo navuga ngo abagize neza cyangwa abakoze ikintu cy'ubutwari gusa byambabaza ariko ariyo biturutseho nyine kuko ngiye ukuntu mukunda numva bitandukaho gusa iyo muturutseho nabwo nabyakira gusa gukundana kujya muri relationship naba mbibara kure cyane ntabwo wazapfa wongeye gukundana uyu uracyari muto niyo wareka n'ukareka n'undi nyuma imyaka yawe kwemera ko wazasubira relationship irangora
Sandra irangora gukundana ntago ujya ukunda ibintu byo gukundana birangora ngize Imana nkabona aho niyengeka nyine ahanyaho biba birangiye. Niba atari ibanga mwateganyaga nko kuzakora ubukwe ryari byo byose abantu bageze mu kwiyereka ababyeyi haba hari gahunda ifatika mwabiteganyaga nko mu gihe kingana gute imbere yanyu? Ntago ubu natangaza wenda ngo ni itariki nini cyangwa ukwezi gusa umwaka twari dutangiye uyu mwaka turimo ntakundi babaje ariko nta kundi ndabona kunyuzamo gaseka ariko birashoboka ko umunyarwanda n'uvuga ngo nseka mbabaye guseka hari ukuntu nyine bumva ikintu ku mutima kumva babaye iyo nsetse rero mba ngira ngo basi ngabanye uburakari. Yego hanyuma gira ubutumwa ugenera wa musore fiance wawe mukundana ndetse mwiteguraga kurushinga nubwo uyu munsi wenda bitameze neza, ese ubundi muravugana nk'ibisanzwe cyangwa se kubera izo stress zose umubano wawe nawe wagiye ugabanyuka? Turavugana nk'ibisanzwe kuko ndi kugerageza kubimuhisha, ntago ubu ngubu nyine nibwo ari bubibone ubundi bwo twavuganaga bisanzwe. Rero nta butumwa gukunda bizi no nkurarayakira nyine nabi. Se namubwira ko namukunda kweri? Arabizi. Arabizi ko mukunda kandi cyane. Hanyuma dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro, ndabona ntago wishimye, urabona ko mu maso urijimye, nkureke unagende. Gira ubutumwa ugenera ababyeyi. Tujya tubyumva ngo umubyeyi wanjye nashaka uyu musore yamubonyemo ikirara, cyangwa se bijya bibaho no ku basore ugasanga ati umukobwa iwabo umukobwa w'umuhungu badashaka umukobwa, mbese turi ku isi byose bibaho. Gira ubutumwa ugenera ababyeyi nk'abo bafite iyo myumvire, ndetse wowe uri muri babana bavuze ati urukundo rwanjye sinzaruhara, aho kuruhara ahubwo nakemera nkakurikira umukunzi. Ndetse nzi neza ko biri butangaze benshi. Njyewe ubutumwa naha ababyeyi bose muri rusange ntago ari abanjye gusa, kuko ababyeyi bose iyo myumvire bayifite, bakumva ko nimba umwana wabo yakundanye n'umuhungu ngo wambara deshire sutsa madrede se ngo umuhanzi se kina filime ibintu nk'ibyo, bakumva ko atari mugabo. Yego nyamara ubugabo si ukuvuga ngo ni ukwambara, si ukuvuga ngo ni ukuba umuntu ameze gute na gute. mpamya ko ngira ikintu nababwira ni uko batafata abana babo ngo bababuze nyine uburenganzira bwabo, bababuze gukundana nabo bashaka. Umubyeyi ni byiza uguhitiramo, ushaka kwereka ikibi ukakireka, ariko nukunda umuntu ukumva uramukunze. Hari benshi ntabwo wenda duhuje amarangamutima, wenda ngiye mvuye nkunda umuhungu ufite byose, ufite amafaranga, ufite n'urukundo, ushobora kubona uri umukene. Ababyeyi bajya bakira iby'abana babo. Niba ukunda umwana jya umukundira n'ibyo afite, umukundira umugabo kugira ngo n'ababuzukuru bazabyara uzabo bishimisha. Nibwo butumwa naha ababyeyi bose muri rusange. Hanyuma amakuru mfite ngo byatumye ugira n'umujinya cyangwa se uburakari butuma ujya no gukina amafilme. Filme bwo impamvu nagiye gukina filme ntago wenda navuga ko intandaro ari ibyo. Ni ibintu umuntu ajya acamo byinshi kumva nyine wajya kubikina ukabyereka abantu bose. Hanyuma uyu munsi ukina mu yihe filme, ndetse abakunzi bawe bayisanga hehe? Kuri uyu munsi hari filime ndi gukina yitwa Pourquoi. Kubera iki wayibona kuri VIA TV, niho wayibona. Tumaze gusohora ama episode 15 season 1. Ugiye kuyibona nyine niho wayisanga byose, ukabibona mugakora subscribe, share, byose mukabikora wadusangamo. Iyindi yitwa Superstar, ntago nshaka nyine yitwa Superstar, barayizi batangiye kuyibona. Ndabasuje cyane abakunzi banjye, bakomeze badukurikirane, badutere inkunga, badufashe. Filime irakomeye ati Pourquoi, kubera iki? Irakomeye cyane, ibaze nawe kubera iki? Kubera iki wese nyine ujya muri iyo filime? Hari impamvu ibyo byose nabo babyibaze n'abafana banjye, bumve n'icyo nuko kuntu mbabaye kuko iki ngatinya muri filime kubera iki, urumva hari impamvu.
no kwihangana ndetse nabwira abakunzi bacu nawe bagushyigikire barebe irimo ubutumwa iyo umuntu anyuze mu ibyo byose akemera no kujya muri film akavuga uti kubera iki ibi ndi kubicamo kubera iki haba hari impamvu ndetse nzi neza ko uru rugero rwiza benshi baraza kugukora isomo hari isomo nkuyemo n'ababyeyi nabo baraza gukuramo isomo no mubyeyi watekereza guta umwana ekamubangamire hari igihe ushobora kubitekereza ko umwana nawe akigira mu kinyarwanda ngo ni ikinani batuma bananirana iyo ubujije cyane umwana ikintu ngo nareka iki bituma ahubwo ari cyo afokasingaho cyane bikaba byatuma umwana akora ikintu by force hari n'ukuntu umubyeyi akubuza ikintu nakwereka ngo impamvu ngukukire details this nawe kwereka nyine inzira biciyemo kugira ngo kikubuze akahita gutegeka reka iki kandi ikintu uri mukuru niyo mpamvu bitwa gukura uwo witekerereza uri mature enough ugomba gukora ikintu umutima wakubwira kuko ntago nukora icyo abandi bakubwirije bizatuma wicira vision yawe ndagushimiye cyane ndetse nakubwira ngo komera cyane ikiruta byose usenge iyo burya Imana ibona ibintu uko bizahura ibihumugisha kandi nibona koko ko umusore atari we yakoremeye nta kundi nyine nuko bizagenda ubwo bizaba ari yo nzira y'Imana azaba atari we wawe ndetse ndagushimiye cyane kwemera kuza kuba wakwe-expressinga akababaro kawe imbere y'abantu ariko benshi nzi neza ko ari bwigire kuri wowe wakoze cyane kandi komera cyane mama murakoze cyane yego Gasaro TV